ari ukwizerwa cyane kuko Miruho ndetse n'umugore wa Robert batangiye kujya bagira gutya bakamuca inyuma, Robert ntakabimenya. Nongeye kubaha ikaze rero mu gice cya gatatu cy'inkuru y'urukundo rwashegeshe umugabo bikarangira ibyo byose abiburiyemo. Ubwo duherukana mu gice cya kabiri, Daniela yari ari kumwe n'undi mugabo muri butike igihe Robert we yari avuye guhereza umuhungu we Karimu inkweto, maze akaza agasanga bari kumwe. Daniela akamuhindukirana n'uburakari bwinshi. Rero wakibaza ngo byagenze bite? Igice cya gatatu ntugicikwe, cyane yuko ku mpera z'iki gice cya gatatu hari ibibazo muri buze gusangaho. Ibyo bibazo bigomba kuba byasubizwa namwe kandi bikagira inama abantu benshi bagiye batandukanye. Rero Daniela yaje ahindukirana Robert afite icyuma, gusa icyuma ahita kirambika hasi, yifata mu manyungunyungu atangira gutonganya Robert amubwira ati mugore mwiza mugore mwiza, se nawe wabimenya ko ndi umugore mwiza? Ubu se kuva kariye wiriwe hehe? Icyakoze ibyo wiriwemo nabyo nabimenye. Maze Daniela atangira gutera amatiku menshi cyane, ashaka kubizanamo imirwano, atangira kugirana amakimbirane akomeye cyane na Robert. Nuko wa mugabo wari uri aho hafi, Miruho, wari uri kumwe na Daniela, arabahosha, arabicaza, arabaganiriza, abumvisha ko ibyo barimo atari byo, maze bamutekerereza inkuru y'ibyabo byose. Maze Robert arakomeza kumutekereza ndetse na Daniela amutekereza, buri umwe ku ruhande rwe akamubwira yirengera, undi akamubwira yirengera. Maze umugabo arabyumva, Miruho arangije arababwira ati nimutuze tuganire kuri ibi bintu. Miruho aza guhosha iyo ntambara ya Daniela na Robert, maze Robert abona ko bungutse inshuti nziza cyane yitwaga Miruho. Anyarukira ahantu bapimiraga, azana icyo kunywa, baranywa, barishima, baranezerwa, ndetse na Daniela umujinya uragabanyuka, barishima, baranezerwa. Mbese Robert ahita abona ko yungutse inshuti nziza kandi y'umumaro, atangira kumwizera. Ibintu biba byiza cyane, bigera naho batangira kujya basurana, ndetse Miruho aza kuzana umuryango we, umugore we n'abana be bageraga muri 3, baraza bishimana n'umuryango wa Robert, barakomeza baranezerwa, ukabona ko ari ibintu byiza. Robert yanezerewe no kuba yabonye inshuti nziza ibagira inama, ndetse igira inama n'umugore we akabasha kuba yamwumva. Abana ba Robert na Daniela ari bo Benoni na Divine bo bari bageze mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, naho Karimu amashuri we yarayagejeje kure, aho yararangije umwaka wa 6 w'amashuri abanza, ikizamini cya leta agitsinze neza. Gusa nyuma y'uko yaramajije kubona ko Robert yigaruriye umuryango we, Robert ntacyo bakivugana, byaje kumutera agahinda, amarira n'intimba nyinshi ku mutima. Umwana ararira abura ikindi yakora, gusa yigira inama yo kujya kwiga amashuri yisumbuye ariyo segonderi, aho hari hamwegereye, akajya yiga ataha, ariko nyine akiga ataha mu buryo bubabaje cyane, yuko ku kigo aho abandi bajyaga gufata amafunguro, we kubera ko atabaga yarishyuye amafaranga yo gufata ifunguro, byarangiraga atuje, agasigara mu ntebe yicaye arimo ararira cyane, intimba ari nyinshi, agahinda ari kose, agira ati koko mana nakoze iki? Papa niwe mukire aho atuye, kuba mama tutabana niyo nkomoko yo kwiga mbabaye gucya. Papa nubwo ari umukire arihirira abandi bana be bose afite, ese koko njye nakoze iki? Basi ntagabona ko njyewe yambyaye? Olala. Uyu mwana rero yari afite agahinda kenshi, aho yasigaraga mu ishuri ari kurira, abandi bana bakajya gufata amafunguro mu buryo bugiye butandukanye, nyamara bajya baza akihanagura, agaseka, akabereka ko nta kibazo, gusa afite intimba ikomeye ku mutima. Yari umwana w'umuhanga cyane, yagiraga umurava, yakoraga ubutitsa amanywa n'ijoro, mbese yari umwana uzi kuzinduka agakora imirimo ye yose kandi ntiyicaye ibijyanye n'ishuri. Yaje kwiga rero umwaka we wa mbere wose w'amashuri yisumbuye awurangiza ari amarira ku mpande zombi, nta byishimo habe namba, kandi mu by'ukuri atsinda kandi agatsinda neza. Robert icyo gihe ntiyarakishaka no kumenya amanota ye. Robert ntiyajyaga namuhamagara ngo amubaze ati ese intsinzi yawe igeze he, uracyabikora neza mwana wanjye? Robert ntiyabaga byitayeho, yabaga yitaye ku muryango we cyane rwose. Karimu yarababaje pe.
ko ikigo iyo cyamubazaga amafaranga yo gufata amafunguro umwana yaraturikaga akarira ntagire ikindi abasubiza, ahubwo akirukanka akabahunga kugira badakomeza kumushenjagurira umutima bamwaka amafaranga, kandi mu by'ukuri iwabo amafaranga ari akatabuze rwose, ahubwo ari ukubera ababyeyi be cyangwa se uyitaga nka papa we yagize gutya akamwirengagiza. Umwana rero byamuteraga agahinda gakomeye cyane, bikamutera intimba ndetse n'ipfunwe ryo kugenda mu bandi, ariko ntacike intege agakomeza akiga akaza mu myanya myiza kandi ya mbere. Ati rero nyuma yo kubona yuko yungutse inshuti nziza cyane imugira inama ariyo Miruho, yaje kuyizera batangira gukorana imirimo yose igiye itandukanye ya Robert, kuko Robert yinjirizaga henshi hagiye hatandukanye, atangira guhereza akazi Miruho akamwizera bagafatanya, yewe rimwe na rimwe akajya anamusiga mu rugo rwe cyangwa akamusiga muri botike ye amucururije, akagenda akajya gukora ibindi bigiye bitandukanye, cyane ko yaguraga imyaka agakanika akanacuruza, yari imirimo myinshi igiye itandukanye. Rero yaje kwiyambaza Miruho nk'umuntu ugiye kujya amufasha mu kazi ke ka buri munsi. Miruho rero yaje kubikorana umutima ndetse n'umwete, inyungu Robert atangira kujya abona ziri kugenda ziyongera cyane, akajya ashimira umucuti we rwose Miruho, mu kumushimira kwe akajya amugabira inka, Miruho nawe akamugabira izindi, baragabirana bavaho barishima rwose, uretse n'inka n'ibindi bigiye bitandukanye bagasurana mu buryo bwose bugiye bushoboka. Robert yajya ajya kurangura mu mujyi wa Kigali, maze Miruho agasigara amucungira umutekano w'ibye byose, ubwo harimo ibicuruzwa bye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Robert rero yaje kwizera Miruho bigera naho azajya amubwira ko igihe agiye kujya kurangura azageza akamutwara ku kinyabiziga akamugeza aho imodoka iri, maze rero Miruho akageza agafata moto mu ma saa 9 saa 8 agaherekeza Robert akamugeza iyo agiye, yamara kumugeza aho afatira imodoka akagarura ya moto mu rugo rwa Robert akaza akayibikayo. Gusa si ibyo gusa, Robert nubwo yari amwizeye rwose, Miruho ntabwo yari ukwizerwa cyane, kuko Miruho ndetse n'umugore wa Robert batangiye kujya bagira gutya bakamuca inyuma, Robert ntakabimenye. Nuko rero mu kumuca inyuma Robert ntakabimenye, agakomeza kubizera bombi, biza kugera naho baza kubyarana umwana, maze Robert akagira ngo nuwe. Gusa uwo mwana nta mahirwe menshi yigeze kubaho. Umwana wari warabyawe na Daniel hamwe na Miruho byaje kurangira yitabye Imana akivuka, maze Robert abyirukankamo ndetse na Miruho abyirukankamo cyane, ajya kwizanira umudamu wa Robert kubera ko yari yageze ibyago. Nyamara mu by'ukuri Robert yari azi ko ari ubufasha bari kumuha, gusa ntabwo bwari ubufasha habe na gatoya, nk'ubwo Miruho we yari azi icyo arimo akurikirana, yari azi ikibyihishe inyuma. Robert we akagira ngo ni ubufasha bari kumuha, ariko habe na mba, ahubwo Miruho yari ari mu gahinda kuko umwana yari yibyaraniye na Daniela rwose byari birangiye yitabye Imana. Wabonaga ko ari agahinda ku mpande zombi, Robert ababaye azi ngo umwana nuwe witabye Imana, na Miruho nawe ababaye kubera ko yari azi icyo yakoze. Umudamu nawe ari aho ngaho acecetse rwose, yababajwe nuko akana yaragize gutya akibyaranira na Miruho kitabye Imana. Mbega umudamu rwose iyi nkuru ndumva itangiye kundiza pe. Uyu mudamu ibintu yakoraga was not perfect kabisa, ntabwo byari byiza pe. Byari ibintu bibabaje ku mpande zombi rero, byaba ku ruhande rwa Robert, byaba ku ruhande rwa Daniela, byaba no ku ruhande rwa Miruho, ndetse n'abandi bari bagiye babazi bagiye batandukanye baje kuza mu kiriyo baratabara, nyine bafata mu mugongo Robert kuko bari bazi ko umwana ari uwe, ariko mu by'ukuri umwana ntabwo yari uwe. Ntabwo byangarukiye aho ngaho rero, byarakomeje uko bwije n'uko bukeye. Robert agakomeza kurushaho kwizera Miruho, ariko Miruho ntabwo yari uwo kwizerwa. Mbese ibintu byari bibi cyane ku mpande zombi, ariko Robert we ntakabimenye. Gusa umudamu we yari azi ibyo akora ibyo ari byo. Ubwo Karimu nawe yarageze mu mwaka wa 2
w'amashuri yisumbuye, aho yaje kwigira inama yo guhamagara papa we nk'umwana wari umaze guca akenge. Afite telefoni ahamagara papa we amutekerereza imyigire ye, anamubaza impamvu papa we aba atari kubyitaho, maze papa we aramwumva, yumva koko umwana afite agahinda. Papa we amwisiguraho, amubwira impamvu ya byose, gusa amubwira ko itakaba yari impamvu, amwizeza ko araza kujya amufasha mu myigire ye ya buri munsi. Kuva ubwo ngubwo Karimu na papa we batangira kwiga, cyangwa se bumvikana buryo ki azajya amufasha mu buryo bw'ibanga kugira ngo Daniela atabimenya, kuko Daniela ntabwo yari yishimiye ko Karimu yiga. Nuko maze ubundi papa we akajya afata nk'amakayi, amakaramu, agashyira kuri moto, bagahurira ahantu hagiye hatandukanye. Ntabwo bahuriraga ahantu hamwe kugira ngo bitazamenyekana. Akamuhereza ya makayi, akamuhereza n'amakaramu, umwana akagenda akajya kwiga. Kubera ko Karimu rero yatangiye kugarura n'icyizere cyo kwiga neza, yaragiye arakomeza ariga, akajya atsinda ibihembo byinshi byo mu kigo, akajya buri we ubyegukana. Maze Karimu biza kurangira ageze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Bidatinze rero Karimu yaje gukomeza kwiga, agera mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, arakomeza arahatana, ahataho umwana cyane ko yaramaje kubona yuko papa we yatangiye kumugirira umutima. Akorana umwete, agera gutya ikizamini cya leta aragitsinda cy'umwaka wa 3, agitsindira ku rwego rwo hejuru cyane rwose, ku buryo mu kigo yaje kuba uwa kabiri. Uwa mbere wabo baje kumuhemba computer, naho Karimu bamuhemba amaduzene 3 y'amakayi ndetse n'ubukarito 2 bw'amakaramu. Karimu ataha yishimye anezerewe. Bose inkuru ya Karimu yari inejeje cyane ko yaramaje gutsinda. Aho yabaga kwa nyirakuru baramwishimira ndetse nabo baramuhemba. Naho barumuna be aribo bana ba Robert na Daniela, abo bana aribo Benoni ndetse na Divine, nabo bari barakoze ikizamini cya leta cy'umwaka wa 6 w'amashuri abanza. Bigaga ari abana 40. Mu bana 40 rero 38 batsinze ikizamini cya leta neza, naho babiri aribo Benoni na Divine baza gutsindwa n'ikizamini cya leta cy'umwaka w'amashuri abanza, aricyo cy'umwaka wa 6. Baratsindwa birangira batabonye amanota meza yabatwara mu bigo bya boarding. Naho Robert we, iyo nkuru y'abo bana bombi yaje kumushyikiraho icyarimwe. Afata amakuru y'uko Karimu yaje gutsinda ikizamini cya leta, yabaye uwa kabiri mu kigo cye, ndetse bamuhaye n'ikigo cyo kujya kwiga mu cya boarding. Naho abana be babiri, be na Daniela, aribo babiri babandi usanga Daniela agenda yangisha mu mukuru wabo, bo ngo baje gutsindwa n'ikizamini cya leta mu kigo cyabo. Uko bigaga bose n'abana babiri byangiye badatsinze ikizamini cya leta, aribo Divine ndetse na wa musaza we witwaga Benoni. Biza kurangira bo batsinzwe. Rero mu gutsindwa kwabo baje kwakira iyo nkuru, maze Daniela atangira gushyira uhoza ku nkeke umugabo we Robert, amubaza ati, ese ni gute rurarwana rwawe ngo ni Karimu rutsinda? Abana banjye bo ntibatsindi, ibintu birimo umuvumo, ni amarozi, ntabwo mbyumva. Umwana ni Karimu, ikigo yigamo ntigishinga. Karimu ntiyitabwaho bikwiye, kandi abana banjye narabagushinze, nakubwiye ugomba kubitaho kugeza batsinze, none ni gute batsindwa? Robert rero bimubana birebire. Robert atangira kubura icyo akora. Robert rwose ubona ko ari ibintu bitangiye kumurya umutwe. Robert ahita akinga butike, aragenda ajya kuryama, arasinzira, yirengagiza buri kimwe cyose, yanga kugira ibyo yumva. Ntiyumvisha buryo ki abana yirirwaga aheka, abana yategeye mu modoka, abana bagemurirwaga amanywa nijoro, uko bwije n'uko bukeye, abana bahabwaga buri kimwe uburyo badatsinze. Gusa agakomeza anatekereza ku mwana we Karimu, atangira kumva ko ari umuhanga, akomeza amutekerezaho, yibaza uburyo yatsinze kandi ataritaweho, akibaza iyo aza kwitabwaho uko byari kuza kumugendekera. Karimu rero yaje guhamagarira papa we agira ngo amutekerereze iby'insinzi ye, amubwire ikigero yatsindiyeho, amubwire uko ku ishuri bamufashe amaze gutsinda, amubwire aho bamwohereje kwiga, amubwire n'ibyo bamwohereje kwiga. Gusa mu kumuhamagara byaje kurangira telefoni ye iciyemo, ariko ikikuraho papa we ntiyamufata. Karimu rero biza kurangira atangiye kwiheba ko atakigiye kwiga, bitewe n'uko papa we ari kubona n'ahatsindiye atamwitayeho. Wakibaza ngo byamugendekeye gute? Ese Karimu yagiye kwiga cyangwa ntabwo yagiye kwiga? Ese yakomeje kurira koko kubera agahinda ko kuba atagiye kwiga?
naho se Daniela na Miruho bari bakomeje guca inyuma Robert byaje kubagendekera gute? Byaje gukomeza kubahira bakomeza kumuca inyuma uko bari bishakiye. Benoni na Divine ibyabo byaje kubagendekera gute nyuma yo gutsindwa kwabo kandi iwabo ari abanyamafaranga? Robert byaje kumugendekera gute ibyitsindwa ry'abana be yakundaga cyane, bari ab'umugore yakundaga, abana yitayeho kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma? Byaje kumugendekera gute ko byaje gukomeza kumuvanga? Ese Robert yaje kubyakira gute iby'insinzi y'akana ke Karimu? Ese byaje gukomeza kumugendekera gute? Mbese muri makeya byaje kugenda gute iby'inkuru? Ntuzacikwe n'igice cya 4 naho utaha. Hejuru cyane my people no nk'uwanyuka boss, mwibuke gukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo channel yacu ikomeze kuzamuka ndetse n'ibindi biganiro tujya dushyira uzajya ubibona mu buryo bworoheye. Thank you so much.